ariko comment imwe nabonyeho nyuma y'ikiganiro twatanze bushize ngo Edeni ngo mu Rwanda ngo reba ngo inzara iriho ngo reba ngo ubusambanyi bwuzindanga none ngo uvuga ngo turi muri Edeni reka ngubwire ubu rero muhumure bantu mushonje mugiye kurya sibyo bari muri kwiyahura mwikwiyahura bantu mwarebejwe n'ubuhanuzi impano batandukanye nimuveyo uru Rwanda rugiye gutemba amata n'ubuki Imana yavuze ngo nta ntambara zongeye kuba muri iki gihugu. Shalom shalom, bahaye ikaze kuri Denise Bihiga TV aho tunyuza ijambo ry'Imana. Ushobora gukanda subscribe, comment, share na like. Muzaba muduhaye inkunga ikomeye cyane. Imana iduhana umugisha cyane. Imana y'iki gihe byo nyine twibutsa abantu babyumva ntobisamire hejuru. Imana y'iki gihe ni Satani. Wigize Imana. Asobanurwa mu Bakorino ba kabiri ibice 4 umurongo wa 3 n'uwa 4. Avuga ngo ubutumwa bwiza nibo butwikiye barimbuka abo Imana y'iki gihe yahumye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira. Rero y'iki gihe bivuga Imana y'isi. Kankubwira kano gato wa muntu w'Imana. Ngitangira kuvuga nti ubuhanuzi bwa Magane na Nyirabiyoro ni kinyoma. Nimba anambwa ati nukuri dore ubuhanuzi bwa Magane hari hene yinje muri gereza hari inka zata amasehe kurompuwe niko tuvuga ngo ntabwo bizaba ari mu apotre ugeze kumbwira ngo ibya Magayane byasohoye 90% hasigaye 10% niko tuvuga ko bitazasohora. Nje nafashe umurongo wo muri Yeremiya 23 gwera 38 kugeza kuri 40 havuga ngo ubuhanuzi nibuza sibyo buturutse ahandi mukavuga ngo nubwo Uwiteka mukabwakira ngo nzahita mbavaho kuko burya iyo wakiri ijambo uba wakiriye nyiraryo ubwo muzaba munyimuye nkuko no mwitangiriro icyaha Eva yakoze na Adamu nuko bimuye ijambo ry'Imana iyo yababwiye bimika iryane ya Satani kuko Satani yabwiye ngo Imana yarababeshye none bimuye ijambo ry'Imana bimika iryane ya Satani burya information wakirira kubyara. Nge nabwe nekwabwira ibyo byose kuvaho byasohoreye nibyo muga byasohoye ibyo 10% muvuga ntago rizasohora kuko abana b'Imana twaravutse. Bibiliya ivuga ngo muri Ezekiyeli ngo nubwo umuntu yaba ari umwe agagara mu cyuho nakiza igihugu sibyo twari aho ngaho ndabereka uburyo bwagiye buferinga dutangiye guhagarara kamubwire twahagaze mu cyuho tuvuga ngo ubuhanuzi n'ubwa Satani ntago bugomba gusohora. Buriya tutangiye kunetreza ibi bintu no kwerekana ukuri tuvuga ngo enough is enough. Why kuki devil ushaka kurimbura u Rwanda abantu bagize gute barabona ntago bizashobora ntibizashoboka ariko abantu twaberetse ibimenyetso tureka amatariki byagomba gusohoreraho amwe yatangiraga za 2003 andi za 2008 na 10 gutyo andi za 2012 na 10 na kangahe ubundi ngo ibyanyuma byaye gusura ngo 2016 2016 gutyo niko byavugaga kuko rwose pe hari n'abantu bahanurira bati ntabwo amatora ya 2017 azabaho ubuyobozi bw'igihugu bugihari ibyo rwose byaje amaze kurangira mu bantu. Sasa ndavuga ntegewe giye kuko nzi neza ko ari Imana ikigenda yizi uburyo yitwikira umuco uburyo yitwikira idini ntabwo bizaba n'ubu ngwana budura kabatesha n'ukuri kw'Imana. Twahituze ko buhanuzi ari ukuvuga mu ndimi uri umuhanuzi kuko uri umuhanuzi w'Uwiteka kuko ibintu twarabitinyaga natwe twahanoga tuvuga ngo bizasohora byanze bikunze none wa mugani itaki byaraferinze n'ikige biraferinga nuwo twavuga ngo bizasohoreramo ari we mwami nyine urakigero gatonda hindurwa yari itahiye yaragiye amaze gutaha bwo nyuma y'amatora meza kuva 2017 iyo urabikegeranyo cy'igihugu kimaze gukora muri manda y'umukuru w'igihugu ibintu bikomeye biremere cyane ntago bizaba ari ntabwo Imana iri kuvuga ari kuvuga ngo icyo cyuka kishaka kuri mu Rwanda cyacuritse n'amateka yacu nikiveho u Rwanda rurabagirane mumenye rwa Rwanda n'uruhe nkuko cyakigano cy'ubushize navuze ndi gusona Edeni muri Edeni na hari Imana ishaka gutuza umuntu mushyashya ufite ubutware ufite ubushobozi ufite ubuzima bushya ibyo turi kuvuga rero hari kubaka umuntu no kumuhumuriza uri kumva ubuhanuzi burabahanuzi bw'inuza rero bw'amazu n'iki buri hano butaho umwanya kenshi cyane buba mu Mana y'iki gihe y'ubwesikoro uri kumva hari umurango Imana izakuha ibi nibizaguha nibi uri kumva
ari ibintu byo kugira ngo gusa umuntu agwize icyo nawe ku giti cye atanabibonye ngo byo rimwe na rimwe ushobora kubishima kuko umuntu ari kwenkarejinga abantu kugira ngo badacika intege bataniheba ari nka hope ari kubaha hope ariko ikibazo nuko abenshi cyane babizanamo ubwesikoro bakabeshya abantu uri kumva ikindi buriya buhanuzi bwa ibitangaza ubonye ibitangaza ubonye iki Imana ni nyabitangaza reka nabwira abantu mu by'ukuri ibitangaza dusa nk'ibyo tubona muri no minsi ntabwo ari ibitangaza mu by'ukuri abantu nibatuze gakeya bagiye gukora ibitangaza igitangaza ni iki igitangaza ni iki ujye hari ikirema gihaguruke gitahe kimaze imyaka kizwe abantu kuko icyo twubyutse Imana yavuze ndi kuvuga Imana y'ukuri Imana y'ukuri yivuze ubyutse no kugwisha ukuri kose no kumenya identity yacu haba mu Rwanda no muri Kristo ibintu bibiri bagiye kubona ibyo bitangaza by'Imana mu by'ukuri ni bihe so rero mu by'ukuri ibyo kuvuga ngo ubonyaka nge nabita rimwe na rimwe nko guhumuriza abantu ikibazo gikomeye no kwazamo iyo escroquerie bakarya utuntu twabo bakagira gute ikindi kandi nicyo nakubwiye nk'umuntu twawe yatuka Imana bwa mbere na mbere wananyensipiye twaye umuntu uri gutuka Imana avuga ngo Imana yamubeshye ngo izamukora uko bwiza ukumva none ari ibintu biza ngo bimeze nk'ubwo buhanuzi nabyo bikorompa ubwonko bw'abantu ariho wumvise harimo abana b'abasore ubu ngubu batagize icyo bigejejeho ngo Imana ngo izabaha ngo amazu y'Inyarutarama ngo intambara imaze kuba ibyo kwizeza abantu bitangaza bidafite aho bishingiye na gatoya njyewe nizera ko Imana ari nyabitangaza pe Imana ifite imbaraga ariko Imana ivuze nano rero ukangubwire mu bavandimwe ntabwo bizorohera abantu hari abantu batazi IQ z'abantu mwuka ubundi IQ ni consent intellectuelle byibura kuko analize y'uwo muntu ukubwiye hano bafite IQ ziri hasi cyane cyumubwiye cyose yose itembere uwo muntu w'icyo namufasha nk'abantu wenda se bakurikira iyo twiga Imana kigiye ni yihe ifite ijuru umuntu aza kubera ngo ijuru rimeze gutya na gutya ntuzaryemere ntaga ijuru ry'Imana umuntu akubwira ngo agiye mu kuzimu kumeze gutya na gutya ntuzakwemere ariko gushuka umuntu aza kubwira search message ubutumwa bumeze gutya ntuzabwemere byibura kugira ngo umuntu ahite abantu banyumviriza kugira ngo umuntu ahite yigobotura Imana iki gihe nibyivuga byabe gusa ngo ugire amasomo wiga amwe namwe byibura usomye nk'igitabo wayamenya iki cyo ugisomye yose iyo mwisi yose wawayimenye ariko byibura nk'ubu ngubu reka ngubwire nk'urugero muvandi abantu bakurikirana abajyana Family TV bari kumbwira ngo banyoze tu video turi guhana ngo mu mwaka utaha ngo agiye kuza inzara wikomeye iki ngo agiye kuza ngo intambara ukumva baravuga ati kuva twamenye Imana iki gihe ngibi nari kubicikira hehe ese mu byukuri umutima w'Imana no kwishisha abantu inzara hari nk'umwe rero ngo ariko rero ngo Imana ngo ivuga nibibi ngo mu isezerano rya kera ngo Imana ituma ngo Ezekiyeli hari umuntu umwageze kumira ngo mugiye ngo Ezekiyeli ngo sinya mvuga ibyiza Imana namwe gushisa amaguru iyo uvuze ngo gushisa amaguru rero ubwo ngubwo Imana kwanga ibije gushaka imbago mbonye ufite imbago nta kindi nta nsinzi uracika kandi iyo mbuto iyo yakiriye uracika koko hari umuntu umwe twiye kuganira w'umusirikare mwiza ari kumbwira uburyo yikijije abantu nk'abo ngabo yambwira ati ibyo uvuga n'ukuri rimwe twatije kujya ku rugamba noneho umuntu arambwira umuhanuzi w'umukobwa wa undi washiririye arambwira ati mbonye utagaruka ati yikora ku ijipo arirahira ati mbonye utagaruka umusirikare arambwira ngo naye nahise ndeba hirya gutya ndagaruka navuga ngo Imana nambwiye ngo nzagaruka amahoro ati icyo nakoze nabibuye ikiyambutoye nagiye ku rugamba abantu benshi cyane barapfuye genda garuka kubera iki iyo satara kubera ngo mbonye uhomba mbonye ukabyemera buryo ugomba kwituba ati mbonye Imana imbwiye ahubwo ngo ngiye kuzamuka cyane iryo nifuye rya shitani ati mbonye iduka rya urifunze uratashye ujye umubwira ati ahubwo ati nanjye mbonye iryo ngiryo nifuye rya satani abambe ishyari rya satani ati mbonye ahubwo nzamuka inshuro igihumbi kuko Zaburi 103 turavuga ngo abamarayika ni abakozi bakora ijambo twatuye n'abadayimoni ni abakozi bapurika ijambo ryatuwe negatifu iyo ijambo ryatuwe negatifu abantu barakubitika nibyo Imana yabwiye abantu muri ya Yeremiya 23 nimuvuga ngo Uwiteka ngo yavuze kandi atavuze mu gihugu cyanyu n'umujyi wanyu bizamwara ngo iteka ryose ariko nimuvuga ati ntabwo uri Imana y'ukuri uri Satani
uribuka umukuru w'igihugu ugeze kwivuga ni umwana wari umubajije ni itorero ryahozaga urubyiruko mpuzamahanga babana bavuye hanze babaza ati nyakubahwa perezida bamubaza ibintu byinshi cyane ariko tubwiza ukuri ibintu by'ubuhanuzi bivugaho iki urumva ni ibintu byinshi n'umwana muri za diaspora perezida bati nanjye rwose bajya banzaho kumbwira ibyo ngibyo bakaza bakambwira ariko naje kumenya yuko ibyo bavuga yaje kuba ati kuki Imana itajye mbwira itanyibwirira uretse ko mbizire iranamubwira yuko uri wewe ni mpamvu bya bintu abasha kubisikaninga akabije kubita ku ruhande aravuga ngo yaravuze ngo naje kugenzura ati mbere ko mba na perezida bajyaga baza kumbwira maze kuba perezida bihinduka ibindi nk'iyo speech naje kureka muri icyo gitabo umva ijambo ry'umukuru w'igihugu ntwara kwivuga ariko naje kugenzura nsanga abantu ngo nababeshi nabanyabinyoma nikoje kuvuga ati abantu burabo nababeshi naje kubimenya ko naje kubatahura yuko ari abanyabinyoma so rero urumva mu by'ukuri abantu bakwiye kujya gute bakwiye kujijuka buranda ndashimira nka katolika ikintu yakoze ejo bundi cyiza yaje kugenzura ubuhanuzi bw'intwarane ziraza mayiri zimwe zateraga ku rugo rw'umukuru w'igihugu mu byo n'ibyo amagana birasohoye burya nicyo yavugaga nta kindi ngo birasohoye ibintu bibi cyane udakwiye ntasubiramo nonaha ariko ni message yindi nyine y'intambara y'imfu n'ibiki ngo uvuyeho ibintu nk'ibyo byose ariko katolika ejo yakoze iki yari itandukanije burana navuze ntako se nandi madini yavuze ngo twitandukanije n'indagu n'ubuhanuzi bwa magana n'abanyabiyo uzi babikoze abantu bose bari no mu mashyamba bataha uretse ko n'ubu tuvugana hano bari kugenda bataha kuba twatangiye kuvuga bakati nibyo byashutse nibyo byanyobeje rero bavandimwe abantu bakwiye kwiga ijambo ry'Imana ry'ibanze rituma bahumuka ko ari message ihumura umuntu mbe na mbere ariko nabashitse igitabo kitwijuru ryawe kubesha bari guhumuka bizabafasha ndabona abantu bakwiye kubanza hari ibintu tugomba kubanza hari amahame y'ingenzi mumaze kumenya kugira ngo nuhura nayo nk'ubu jewe urumva jewe nimba nahuye niyafashe igihugu cyose guhera 2010 turwana n'inyagwa jewe nkubwiza ukuri igihugu kimaze kubohoka igihugu cyarabohotse abakozi b'Imana bamwe barabohotse kuko hari n'abantu bashinze amadini yo kuzasoza ibyo bintu hano bagiye hanze ngo bazabisohoze ngo bazaze nyuma hari abana nzibura urubyiruko bagiye mu mitwe yitwa gisirikare kugira ngo bazasoze ibi bintu babarokore babandi bateye mu kirenge baje baririmba Imana yabwe ngo ndakibahaye iyo Mana mu by'ukuri nihe bavandimwe imaze kudukoresha ibintu bikomeye barabyumva tutangiye Imana yatubwiye ngo ikimenyetso cyuko ibyo mabwira ukuri abantu bose bari inyuma y'uyu murongo w'umukara w'Imana iki gihe mu gihe kuri bazatsindwa bazajya baferinga n'umuntu umukuza yuzaho yari afite position nziza mu gihugu muzamuna uburyo atayikuzo kandi koko genda bazi bagiye bashukwa na birabiro bose ubari hasi ikindi baravuga ngo kuva iki gihe ngiye gupromotinga u Rwanda sibyo ibibi byose bazategeza ku Rwanda bazabibura babone promotion ku Rwanda ikindi babwiye ibyo bavuga ntago bizaba Imana banje kweza imitima yacu natwe dushyira mu ntuzo kuko naje kubwira ntakubeshya mbere najya gambyemera ko bizasohora twaga dusenga ku ishuri tukabyerekwa hajye batubwe ngo tuzangiza mu cya gatatu yiga segonderi cyo gihe abana benshi baratsinzwe tuzi ngo ntago tuzangiza amasomo benshi baratsindwa dufite ibisebe Imana agiye kunyoza kugira ngo ariko icyo gitabo buriya ngiye wagira ngo nige huye nayo kuko yaranyatatse mu mashuri iranyataka mu busore bwanjye ingene ejo hazaza ariko Imana irasanga irangwa ngo iri kira kintu kimaze imyaka gihumanya amadini gihumanya abantu gihumanya n'igihugu burya n'Imana iki gihe ngirishirwa ndacyandika urutorongo nakuriye ariko bavandimwe birayo ntago bizasohora ubu umwuka wera ari guhishura u Rwanda rushya naye amasezerano byo mwumva azahishuka mu cyitwa ubyutse u Rwanda ugiye kwakamo umuriro w'ubutumwa bwiza ahubwo satani kubarangaza muve muri ako karangaza baze mu murongo mushya kuko umuriro w'ubutumwa bwiza utazaba kaerega erega hamwegeze guhanura ngo ejo nk'iki gihe kandi hari mu nzara hari muri Christophe ubwo muri crise ejo nk'iki gihe indengo yifiza bigoye nibi umuntu umwami yegamiraga ati ibyo byashoboka biti ariko comment imwe nabonyeho nimba ikintu twatanze bushize ngo Edeni ngo mu Rwanda ngo reba ngo inzara iriho ngo reba ngo ubusambanyi bwuze indanga none ngo urwango turi muri Edeni reka ngubwire izi zose ni consequences z'imyaka tumaze turi mu mwijima
buriya tuzavuga n'uburyo u Rwanda noneho rwaje kwerezwa no kwegurirwa Kristo bikoze n'umwami. Uwo mwami niwe ntwari yonyine w'u Rwanda. Dufite amasezerano menshi cyane nubwo Satani agiye gute asenya. Hari n'ibindi byinshi cyane dufite biri positive. Ubu rero muhumure bantu mushonje mugiye kurya, sibyo? Bari muri kwiyahura, mwikwiyahura. Bantu mwayobejwe n'ubuhanuzi mwana watandukanye nimuveyo. Uru Rwanda rugiye gutemba amata n'ubuki. Imana yavuze ngo nta ntambara zongeye kuba muri iki gihugu. Ngo intwaro bazazicamo amasuka, imihoro yatemaga abantu. Bagiye kwicamo amasuka bahinge. Hari ijambo ntuzabusinge yigeze kuvuga uriya ntumwa Rwanda na minisitiri w'ubutabera. Numva arahanuye. Yavuze ngo minsi iri imbere ngo aya magereza ngo azahinduka amahoteli. Ndabona iyo speech bazambwe nyibereke muruza birahari. Ngo aya magereza mureba azahinduka amahoteli. Ndabasha icyo kintu nushaka ubuhubutse je ndyakire nk'ijambo rivuye ku mwuka wera. Kuko ugenda bizi. Rero bavandimwe abantu nibasige icyuka cy'Imana iki gihe ariko mbwira abantu nibajye kuri abajya na Family TV. Nk'Imana iki gihe batangiye kuyumva amasomo ayisobanura neza niki bazagenda bamenya. Abatabishoboye rero ababishoboye bagure n'ibitabo.